agafilime kacu k'uyu munsi tugatangiranye n'umusore wari urimo hano arimo kwihagarika, ariko uyu musore umuko yakihagarikaga hari umukobwa waturukaga ku ruhande, hari umukobwa yari yasigiye telefone ya iPhone nasigara yimufashije abamucungira. Nyagasani, uyu mukobwa yagize gutya arijijisha aza imbere y'uyu musore kugira ngo abe yabashe kuba yamubona, none yamubona yumve amugira iki irari. Undebere nawe, reka nkubwire ngo uzokurikirana aka gafilime akantu kantu urebe ukuntu abagabo cyangwa abahungu twapfuye mu mutwe, ukuntu abakobwa bamaze kutwica mu mutwe byarangiye nta namba rwose baraturangije. Uyu mukobwa yakomeje kugenda yifotora amafoto anavuga ati cyaze meze neza mu ntuza munda ku myanya y'ibanga yanjye rwose meze neza rwose. Undi hano nawe arimo arasoba arimo arihagarika rwose nta kintu mwakwivuganira. Undi nawe akomeje gufata amafoto kugira ngo uyu mugabo aze kuba yabasha kuba yagira irari. Uyu musore yari yatije uyu mukobwa phone nyine ngo abarereba amakomedi, abarereba filime zo kwizuba, filimuzi. None aho uyu nguyu we yahindutse kuza kubikoramo iki business, yaje kubikoramo business. Rero muravuga ati rwose ahanga meze neza nta kibazo na kimwe. Undi none ko arimo kwihagarika, ariko ko yakwihagarikaga ntago arabona uyu mukobwa we ko yaje hano rwose. Uyu mukobwa none muravuga ati buriya uyu musore katandeba arabona ntamushaka. Iyi phone nandi ngiye ko namaze kuvuga yuko ndibuze kubona yijyana, ntago iyi phone rwose nayimusigira nta namba. Nyaboneka nkubwire ngo iyi filime umbabaruze kwireba mpaka isojwe, ureba hano abahungu twapfiriye mu mutwe ahantu byarangiriye rimwe. Ibaze kugira urongora umuntu iminota 30 cyangwa se isaha imwe, man ahita twara phone ya miliyoni 2. Ibyo bintu bibaho gute? Nago ibi bintu wambwira ukuntu bishoboka. Umukobwa rwose nawe yakomeje kugenda afata amafoto, mu gufata amafoto wa musore nawe ubwo arangije ko yakwihagarika mu kujya kubireba. Ati toka stand biriya mbona ni ibiki? Umukobwa nawe abikorera ubwende akomeza kubimwereka ahangaha kugira ngo uyu musore rwose byararirize. Umukobwa avuga ati mbega ukuntu ndi mwiza. Umusore nawe akavuga ati ibi ni ibiki si ya phone yanjye umuntu nasigiye phone ngo abareba ama video biriya ni ibiki agezemo. Umukobwa hano nawe afite tegeti yiwe nta kintu mwakwivuganira. Umusore nawe hano rwose byakomeje kumucanga bigenda bimujabuka, aravuga ati ati ibi bintu ndabona uyu munsi nibyo cyangwa ni ibiki? Umukobwa arongera aranafotora. Umusore ati ibi ni ibiki ariko mbona ibi bintu bishoboka bite? Wa mukobwa wasaze etitonde we wasaze cyangwa bimeze bite? Mbwira wasaze. Umukobwa ati ntago nari nzi ko wandebaga se koko? Kandi uyu mukobwa rwose yabikoze bishaka, yabikoze abizi, ndetse yaje no kubikorera ubwende. Ndebere ngo umusore hano rwose bitangira kumucanga, aravuga ati sibi kandi ibyo nawe mpuye nabyo ni ibiki? Uyu munsi ko ngiye mu yo kuba naryamana n'umuntu bitarimo bimeze bite? Ese ni igiki? Umusore avuga ati wa mukobwa we warasaze, mereza na phone yanjye, zana hano rwose. Ati zana hano rwose amafone yanjye. Umukobwa aravuga ati umva se uretse ngubwire mwana, ati uretse ngubwire. Umusore ati ibi bintu wahozemo, ati ni gutyo umeze? Ati wowe ninda kugira ngo umufotore ku myanya ibanga yawe ninde muntu wabigusabye? Rero mbwira ngo nutaza kurikirana aga filime ngo urebe akagasoje uraza kucikwa pe rwose. Reka nkubwire uraza kuba wacikwa. Umusore nawe akomeza kugenda avuga ati ati wa mukobwa we ibyo bintu birimo nibiki? Agakobwa nakogana kagavuga ati rwose icyo ari cyo cyose nyamara ndabizi neza yuko iyo phone ndibuze kubona ayitsindira, kandi nge mbizi neza yuko ibi bintu nabizanye mu migambi. Ati sha urashaka kunyica mu mutwe? Mbwira ninde muntu kubwira ngo ushaka kuba wanyica mu mutwe? Nge mfite ibintu ndimo gutekereza sha wa muginga we. Umukobwa ati uretse kugenda nyaboneka, uretse kugenda sheri. Atarega uzi n'ikindi wambera na sheri, ariko bura ntago ubu wabonye ko ndi mwiza. Ati mba nakwaye buri wese ariko nubasha kuba wabibona. Ati rwose jya ubibona rwose, jya ubibona kuko ngiye mba nakwaye buri wese. Ati jya unyemera. Ati njyewe ati reka rwose ntago ibintu by'abakobwa ngiye rwose mba mbikeneye. Atoya ati mu rugo suko bandeze nge bambwiye ko ngomba kuzakora sex ariko nabashe kuba nazana umugore wanjye rwose. Umukobwa aravuga ati oya rwose nta birenze, ngwino nkubwire nta kantu gatoya urubuze kuba wankorera ubundi nanjye mbe nabashe kuba nakwera ku bintu rwose. Ati nta kantu gatoya urubuze kuba wankorera nanjye nkwere ku bintu. Ati ngwino tugende. Vuba tugende rwose ari inzira kandi turi kurana watuje n'ahantu hari inzu rwose pe. Ufaye rwose tugende uje kuba wabinkorera ubundi unyera ku gafone. Umusore ntago abyumva neza, arimo aravuga ati wowe ibintu urimo kumbwira ni ibiki? Urashaka ko washora mu bishuko?
ati winshora mu bishuko kuko ntago ngiye ndi umwana ushukika. Umukobwa ati ariko reba ukuntu ndi mwiza we, ati reba amanyashi, reba ibibero, ati meze neza rwose. Akabwa nta nanyashi gagira rwose. Ndebera abantu basore twapfiriye mu mutwe, wabona yemeye igisoro cyatangiye gutangara kiravuga ati cyaze turatunyashi watwidundaho, ibintu byagenda neza bose yumva byaza kuba byaryoha ne bitaryoha. Ati sha akubundi wajaga yakwemera wakintu uziko ni kumba ngizirari ati ngizirari rwose, ati ndikumbe ngukumbe we, ati nge ndimo ndumva ngukumbe. Umukobwa ati sasa rero nimba wankumbe tugende. Umusore naravuga ati nagano nacikwa sha ipoco y'uyu munsi ntago nge nacikwa. Undebere sasa rero n'uburyo umusore yemeye atangira kuba yagenda, atangira kuba yajya kugira ute, kuba yajya muri ya mirimo ye mibi kandi mirimo idashitse. Undebere umukobwa agushikisha akantu gatoya mu gihe gitoya cyane ukaba wemeye, wowe ukaba wamaze kwemera. Kandi umukobwa nta kindi kintu wamukora kuba mwaryamana, siko nta kindi kintu wahinduraho, nta na kimwe, nta namba. Umusore dore n'uburyo yamujyanye aramubwira ati tugende ngiye kugutikura, inamara kugutikura ubundi umuhereze uhereze iPhone yawe ibintu bigende neza. Umukobwa nakavuga ati urakaza neza mukiriya mwiza, vayo kiriya vayo ngwino rwose, ati vayo. Uyu nguyu yatangiye kumucisha hano mu myumbati rwose. Umukobwa aramuzana, sinzi nimba afite inzu cyangwa se bimeze biti. Mw'abantu mwe reka mbabwire ngo mbere yo gukora ikintu bantu utekereze kabiri. Buriya uyu musore ashobora kuza kuba yakwicuza ibi bintu ari uko yarangije kuba yakora ubusambanyi rwose. Reka mbabwire ngo ukora ikintu ubanje wagitekerezaho, kandi ukora ikintu ubanjije wacigaho neza, kandi ukora ikintu ubanje watekereza kabiri. Uyu nguyu ndabizi neza yuko iyi phone adashobora kuba yayisiga. Umukobwa izisimuye gusa si urukundo gusa, ahubwo umukobwa we ni amafaranga yishakiye. Umukobwa yakomeje kugenda mukurura mubwira ati vuye rwose tugende, nyifite ahantu heza turi bubashe kuba twaryama, gatuzi n'ikindi ndibuze kuba nakuryohereza noneho rwose, ubundi ibintu uze kubikora neza rwose, wumve ibintu yuko bimeze neza nta kabuza rwose. Ndabizi neza uzanshimira nyuma kandi uzagaruka rwose pe, atuzagaruka unyumvire uyu muryo arimo aramubwira ngo azamushimira nyuma. Sha abantu musambana namwe rwose burarga babwire ngo mufite ibibazo mufite ibibazo. Ibaze iPhone ye 16 igiye kugenda ko mbona bikaze rwose. Ahangaha uyu mukobwa yakomeje kugenda mukurura aramubwira ati banguka. Umusore nawe ati ese ko mbona tutagerayo aho hantu njyanye ni ati rwose ndabona twatinze ahantu tutagerayo ni ese basi ni muri hoteli, nizere ko washashe neza ariko nizere ko uramo n'icyo kujya nyine tu ntabwo na n'uburyo wiyaye aka kazi ko wakora uburaya na n'ubundi nyine biba bisaba kugira ngo buri kimwe cyose ugifite. Umukobwa aravuga ati rwose njyana buri kimwe cyose ndagifite, ndaza kuguha buri kimwe cyose rwose, wowe nuze kuba wagira ikibazo icyo uri bushaka cyose uze kumbwira. Umusore naravuga ati ndumva namaze kugera mu muriro ahangaha rwose, nta n'icyaba kugira ngo mbe ntabashe kuba nagira ute nazo tube kwikemura utubazo twacu. Atangaha rwose ndahari rwose ahangaha pe, ndahari ahangaha ngomba kuza. Umusore sasa rero hano bamaze kumubwira iki imbata, bamaze kumubwira iki ikimara neza byarangira. Kumubwira ngo nuko ry'ubu ngubu rwose n'ubushishi. Ibaze nawe ufite umugabo yaguze phone ya 2 miliyoni, none iyo phone igiye kugenda mu gihe gitoya, mu gihe kitangana n'umunsi, mu gihe kitangana ndetse n'isare kareka na anga ni iminota rwose kugira ngo phone ibe yagenda. Umukobwa se none nimba yari ikenera phone nta kintu mwavugana. We sasa reka mubwire ngo nibizi kutarakanda kuri subscribe kandi subscribe utwandikisheho, umuntu uzajya ubasha kubona n'izindi video ndetse n'ibindi biganiro bikurikira nk'ibindi by'ubwenge ndetse n'andi mafilme nk'aya ngaya aza ari inyigisho aje kutuyobora rwose, aje kutubwira ngo rwose bitushishuke mu mutwe, nitureke gukora ubugoryi, nitureke gukora ibintu by'ubugoryi. Sasa rero umukobwa yakomeje kumuzana hano, aza amubwira ati rwose ati uzi n'ikindi, ati ngendemo ndabona rwose ahantu ngiye gukwereka utuntu ndi bugukorere turaza kuryoha. Umusore nakavuga ati arega uzi se ngware ikibazo, ati nta kibazo na kimwe gihari, namaze kuba nakwishimira rwose, namaze kuba nabona yuko uri umugore mwiza, uri umukobwa mwiza rwose, buri kimwe cyose turaza kugikora, nta kibazo na kimwe kiribuze kuba cyaba, byose uko byifuza biraza kugenda bityo. Ndebere umukobwa ni gutyo yatangiye kugenda amwinjisha za hano ngaha, ni mu nzu ifite ibikuta byinshi, akomeza kugenda amwinjizamo. Aramubwira ati noneho reba iyi nzu, wowe uraza kumbwira icyumba ushaka ko duhitamo. Umusore ati rwose ibyo si ikibazo, ati ngiye icyo mpfa nuko ndi kumva ngukeneye rwose. Aramubwira ati rwose, umukobwa aravuga ati korera ahangaha. Undi ati reka
atanga bahita baducakira atoya nidushaka kandi hano twinjira muri iyi nzu nabonye ifite ibyumba byinshi cyane ati turamutse tugeze hariya tukakatira hariya imbere ibintu byaza kugenda neza ati ntongeye ngomba gukora nkumva ndisagaguye nta kibazo na kimwe mfite ndebere sasa rero umukobwa yambwiye ati cunyobora unjyana aho ushaka umusore nawe gutya atangira kugenda akibaguza mu nzu atangira kujya gushaka aho yaba yabasha kuba yagira ute yajyana uyu mukobwa ahantu heza tukamubwire ngo uyu muhungu ibintu ari buze kuba yabona simbizi rwose nawe ntuza kubimbaza nawe utegereze ubyirebere sasa rero uyu musore yakomeje kuza avuga ati rwose iyi nzu unzanyemo ndabona itameze neza kureba inzu nta nubwo inasakaye ndetse nta namba umukobwa ati rwose ati sheri sasa rero urumva njyewe wabikora ahangaha urumva ahangaha ariho heza umusore avuga ati ahangaha ari no kunuka rwose ahantu wagiye ni mu Kanyarwanda uko wagira ni mu bwiherero mani ahantu harimo haranuka ati niba utabishaka umubwire ngende isubire na fone yanjye gusa n'umukobwa akakubwira ngo nta n'icyawe kugira ngo ino fone ateye kuza kuba yayitsindira ahangaha rwose kuba yatsindira iyi fone ye rwose ni itegeko rwose kuba iyi fone yagira ute yayijyana umusore yamukatishije amayira arayamukatisha caze we aramujyana amayira arayamukatisha umukobwa avuga ati nushaka umvane Musanze ngeze keji iyi iPhone ngomba kuba nayitsindira umukobwa avuga ati ariko ibaze kugira uba wabashwe wariya iminota 30 utsindire iPhone 16 Pro Max ibyo bintu bibaho ntabwo ibyo bintu bishoboka rwose sasa rero umukobwa avuga ati wagira ngo utatangira kuba wazamura umurego ngo wabashe kuba wankorera ibintu byanjye ati nkorera ibintu byanjye rwose ati binkorera ngenda bikeneye ati na namba umusore avuga ati rwose ahantu rwose uri kunzana nta na rimwe njye nigeze mishimira reka rwose ntabwo nishimye pe ahantu wanzanye ni habi cyane ni habi pe ntabwo njye nigeze mishimira kabisa ati ako vuye njye ndacyashaka inzu ndacyashaka icyumba cyiza ninagera ku cyumba cyiza ndaza kubwira dukora ibyacu nyagasani nyaboneka n'ubuzitera kandi subscribe hano ku Izuba Films uri gucikanwa n'izindi filime nk'izi ngizi ibi bintu bijya biba ku bantu muri quartier bijya biba ku bantu mu gihugu ndetse ibintu biba ku bantu benshi cyane bijya biba ku bantu benshi cyane uyu mukobwa yageze hano amubwira ati basi rero ukorera ngaha none se nanga rwose urabona hatameze neza ati hameze neza rwose cyane korera ngaha umusore avuga ati oya shaka njye ntago hano nahemera umukobwa atangira kurakara ngo ati iki gihungu cy'ubundi ni icyahera iki gihungu ni icyahe umusore aravuga ati kuri iPhone yanjye sha dutangira kunzana ahantu hameze gutya ubundi ko wambwiye ngo turaza kurya ibyo biryo biri uri kugira ngo nkore ntariye ati vuye nkuyobore umukobwa aravuga ati ndakuyoboka ye ariko mpaka iyo boro njye nanyijyane ndakuyoboka mpaka ngiye fone nyijyane sasa rero ndebere umusore yakomeje kugenda agenda akatakata mu byumba by'inzu akomeza kugenda yinjira akomeza kuza agenda amuyobora rwose sasa rero umukobwa yageze hano avuga ati none se sha nangara ntabwo uraza kuba wabikora ati binkorera rwose sheri ati bebe njye nikumva meze nabi pe ati njye nikumva nafashwe miriwe nabi pe ati ndumva umubiri wanjye utameze neza ntabwo meze neza umusore avuga ati ariko nakubye ati katariya ati mwe gutuma mushaka kugira muryo amafaranga muti yavunikiye urashaka kugira uyakorere aka kanya akangaka vuba yano nkuyobora n'unkanga uhange ntagantu wanzanye njye mafite umutekano ati guteze icyumba mbwiye ngo duheremo ati gute kitaba kirimo umwanzi cyangwa se kitata cyinshi intege toya ati ngwino njye nkuyobore mujyananga vaye rwose nkuyobore mujyananga umusore akomeza kugenda aseka aravuga ati sha ewe indaya cyangwa indangamirwa n'ubwo muyari ati rwose mwe muyarya mwayavunikiye ati ndaza gucisha mu byumba 565 mu cyana gatandatu rwose ngo ndibuze kuba nagira ute nagukorera yakomeje kuzamubwira ati venono rwose ndabona ahantu tugiye twenda kuhagera kabisa ahantu tugiye twenda kuhagera vayo katakata uzemo hano no byati katakata uzemo hano rwose ati nta kibazo ukata uzi hano sasa rero numva singo umuhungu noneho ibintu abyumu kubonda zane mu cyumba agiye kuba abimukorera ese birazi kugenda bite komeza kurikirana akantu ku kantu ubashiko basobanukirwa ese iyi iPhone yiwe byo ari buza kuba yayitanga ntumbaze ngo iyi telefone ye araza kuyitanga iki kigakomona cyayi nambyo irambye atumvura amategeko agiye kugira ngo utware telefone yanjye rero ibintu ni bibiri uremera uryohereze urumva utwunyuma nukore cyanga nutanabyemera rwose ngo ndiviramo
aramubwira ati none urira na hano uze mu iki cyumba, ati ndenda kuba nabisoza rwose, urira uze hano mu iki cyumba nutanabishobora ibyo ni akazi kawe. Umukobwa ntiyarinze yurira, yaraje hano bahita bagira ute barakubitana hano ngaha. Undebere uyu musore wasanga angaha rwose wagira ngo yarashaka gukwepa iki uyu mukobwa, reka ariko ntabwo ibintu byashoboka. Arangiza aramubwira ati icara hano ubundi mbanze ntuze hamwe, ndumva rwose ibintu bitandimo neza. Ati nindamuka ngo iPhone shere wanjye nzamubwira ngo iki, ndibutse ngo izi Nindaya zimwe zaziri mu gihe no mukaryamana none akanya muryamanyemo iki ikintu cyawe iPhone cyangwa amafaranga agahita ashira. Umukobwa hano byatangiye kuba byamucanga, aravuga ati data nari yabeshe, none uyu nguyu rwose ndabizi neza ntabwo ari buze kuba yagira ute, ntabwo ari buze kuba yayamaca. Ati nariya ya benshi uyu nguyu rwose ndayabara nyabonye. Ngo umunyarwanda yaravuze ati, umukobwa yaravuze ati baramubwira ati ngo washatse umugore, ngo abandi baramubwira ati sha atuyashanga, ati ntawe mwa. Umukobwa aramubwira ati ewe ndibuze kuba nayo barigezemo. Uyu mukobwa narimo aravuga ati sha iyi phone nanjye ndayibarigezemo ni phone, ati ndayibarigezemo, ati phone ndabara ko nayitsinda ariko yamaze kuba yangiramo. Ndebere sasa rero uyu mukobwa yakomeje kugenda avuga ati ese wagiye ngo wagira ngo ushaka kwiruka, wagira ngo ushaka kwiruka ko ndimo ndabona umwepa bimeze bite, ko ndimo ndabona unyuze inzira za kure, ngo bimeze bite mwana. Ati mwana wambije tugakora ibintu byo dukora ukamba phone yanjye nkikomereza, cyangwa se twambira nimba nabyo turi bukore nabyo nkabimenya nkajya gupagasiriza ahandi. Ati kuki utambwira. Agakobwa hano byatangiye kuba byagacanga, atangira kuba kavuga ati sha rwose angaha ndabona ibintu bikaze. Umusore akomeza kugenda yisekera avuga ati ati kuryanjye biragoyesha Viana, kurya yiyunguye rwose nko kurya ntashyari pe, ntashyari nayo biragoye kugira bavuge ngo wayarya rwose, nuko gukina ntabwo byashoboka rwose kuba wavuga ngo aya ntashyari urayarya, oya byagorana. Sasa rero uyu nguyu yakomeje kugenda yamwinjiza. Umukobwa atangira kumubwira ati iki cyumba si cyo twavuyemo wowe, ati ko twakivuyemo ko wongeye kukinsubizamo bimeze bite mbwira. Ati wagiye wanga ibyumba none wongeye kubinsubizamo. Ati wa musore wumeze ute, wumva bimeze bite mwana, uri muzima cyangwa nkubwira ngo ukurikiye akantu ku kantu ufitiye amatsiko, cyangwa se nawe ufitiye amatsiko yo kuza kureba uburyo uyu musore biri buze kuba byarangira. Ese uyu musore biri kuza kuba byarangira aryamanye n'uyu nguyu cyangwa iraza kugenda bite. Sasa rero umukobwa yahise avuga ati kuranga nudakuranga birangiranga. Umusore nguriki yakoze agaturo ka mbere. Sasa rero umusore avuga ati cyaze sha atanga rwose ndumva ryohewe, ati numva ibintu byanjye byagenze neza rwose ko sha wagikobwe wari uryoshye. Sasa ranga yaramusambanyije. Sasa ranga ari buze kuba yamereza iyi phone cyangwa se biraza kugenda bitara ko ati cyaza wagikobwa uraryoshye sha. Igikobwa aracyo ati apurika karimo kende ya nyina ati nawe rwose warumeze neza. Nawe ati akiri phone, ati dore ngura yajyanye. Wibutse ko uyu muntu amaze gusambana rwose bameze nk'amaze kuba nk'ikigoryi neza byarangiye. Uyu musore ni gutya yatanze iPhone 16. Umukobwa nawe gutya yegukanye n'umubwira ati byarangiye rwose, atumaze kunkorezaho phone yawe ndayitwaye ntacyo twavugana. Ati bye bye, tuzongera kuvugana waguze iPhone Pro Max 17. Reka nababwire ngo agasobanuro kacu k'uyu munsi ni gutya tugasoje. Nimuze gutarakanda subscribe hano, uze ukanda subscribe. Ndabakunda cyane, ciao izuba Frimus kibanyita ntashyari, ciao kunda cyane. Duhure mu zindi video zikurikira, ciao.